amateleviziyo drama rwose agira vuba utazatuma ubutaka babutwara umuntu utazi bizamanuka bakemuye ibibazo byose ibi bintu byo gusora ubutaka ntago byahozeho ucibwa amande y'ibihumbi 500 birumvikana ariko mutubabarira kuba mu banyamahirwe bazatsindira izo mpano umusoro ugenda utena ntabwo dusaba basura nabo mu mujyi ariko njye nakubonye nakubonye ku buri abace kuri bank ntabwo nabonye se kuri bank kuko nayimvuye kuri bank kada amakuru y'imisa amakuru nyine abonye akazi shabapi nyine bashakisha basoma ngo kuri za social media shakisha ureba njyewe umva Ivan sureba hari ahantu mvuye hanga mvaye kwa kakanu k'agakredi kada ubu ngiye gushinga ikintu bita iduka hariya mvuye mu bukene tayari uragiye uramenye tuzaba Angelique Angelique byagenze Angelique agira ati aba yatsinguzanye Angelique bakoze business Angelique bijyanye n'imisoro bigendera kure bijyanye akada nagusora na mashini nashinge none ubu ukuntu byamugendekeye ubu baraje bamukubita ikibiti gihana ubu 500 yose aramucitse ayo yose arata Angelique ubu yabaye imbwa rwose ibaze nguzanye ko y'amafaranga urabasubwa watera imbere we Jesse Kada je nakora nk'ibya Angelique ni ikigori ngiye yaruko nzajya mbatera akantu ako se wowe wabaye ute ntago nakirirwa ntanga imisoro ngaba numva akanegererwa nakura Allo mama Allo muraoneza mwana Turaho turakomeye kumamagaye amasaha se ubitaye bisanzwe habaye iki Yewe wahora niki hano havuye ngo abayobozi b'umudugudu ngo mbese ngo ntabwo twishyuye ngo umusoro umusoro se twe uracuruza ufite boutique numvaze rwose ngo ni ubutaka ubu ngubu nitunatinda rwose ngo baraza batware ubutaka bwacu oya ubutaka we ntago wabutwara kuko ejo bundi tubuguze ubu se kuko wabutwara koko nkanyumvira rwose mwana wambabarira umbwire tubigenze cyakoze ubu ngubu nanitubiye ku kazi mu kanya ngiye guca ku bashuti banjye bakora muri ibyo bintu by'imisoro babaza amakuru neza kugira ngo menye ukuntu bimeze maze nguhe gahunda twishyura hakika kuko buriya butaka bwaraduhenze rwose ntago babutwara yego rwose mwana wa nyaruka uyu munsi rwose urarubindiye neza amenya amakuru mu kanya mbere yo kujya ku kazi rwose niho ndi buce ariko mwari muraho turakomeye rwose ni amahoro cyaba mbari bose mbariza mwana wa yego mama sawa karibu kiriya amakuru tubafashe iki nashakaga ifarini n'akaramu
Akarabo ni igihumbi kandi ni icyatanu yonyine. Nta kindi mushaka? Aya, nibyo ngibyo narindi. Okay, nta kibazo. Muzagaruke. Zero. Sawa urakoze nawe. Kiriya. Wibagiwe hano IBM yawe. IBM? Hano wagakenera cyane. Rwanda Revenue Authority yakoze tombora nyine ku bantu bagura bakoresheje IBM. Niyo mpamvu yo gakenera kuko muri iyo tombora hazaba harimo ibintu byinshi, amateleviziyo ya flat, amafirgo n'ibindi byinshi cyane. Akira ahubwo rwose ni byiza ahubwo winjira muri abo banyamahirwe. Urakoze cyane. Sawa urakoze cyane. Yego uzagaruke. Sawa. ubu ngubu sinibeshera wandangira kwa Bosco ari hehe kuko hari ibintu nshaka kumugurira. Kwa Bosco nanga. Urakoze cyane yewe nari nyobye habuze gato. Urakoze. Karibu kiriya. Murakoze. Tubahitse. Twashaka white beans. White beans. Yes, cyangwa. Inini. Kandi ngira vuba rwose igeze kurangahe Ni 2500 yonyine. ngira vuba Ngira ngira vuba ikiremo kuba abandi kwihuta umva yuzuye ngira vuba murakoze kandi muzagaruke. tuzagaruka none se ko nta BM mpaye nyemeza bw'ishyuye mpaye tavuga BM Erega icyuma kimaze iminsi cyarapfuye ariko ubundi dusanzwe tuyitanga rwose. Mwihangane kuri uyu munsi. ndabona umeze neza ariko ubaye nka babandi batagira BM ngo batange inyemeza bw'ishyuye Oya rwose ntabwo turi nk'abandi twe turayifite ahubwo akuma kapfuye. Akuma karapfuye. bizabe byiza ariko buriya bibe byiza ibaye yapfuye uhamagara umukozi Ubutaha uzasanga byakemutse twagakoresheje. rwose utazasanga nawe bagufashe ukaba nabi. Murakoze cyane. Murakoze cyane namwe. biranyoroheye kajya kumureba Azamute. Asha narimvuye mu kazi. Batse agatara umuntu ushaka kumvugisha neza. uraho neza Amakuru yawe amakuru ni meza meze neza. izuba riranyishuye kuri kwimana Umva izuba ryo rwose ndabona. ariko nanagushakaga ubu narinje ku kazi kawe kugira ngo hari amakuru nakubazaga mbere yuko njya ku kazi umukecuru yampamagaye ngiye gusubira ku kazi ambaza ibintu by'ubutaka ngo bagiye kubumutwara kandi uraguspeje ngo ndahaga kijyayo ese nta makuru mbizo kandi wenda wowe ndakwizeye kuri ayo makuru ntago aratangira gusora ubwo ngo mbare urebye ntabwo njye mfite amakuru n'umukecuru bwakimuka mu cyaro kuko dufiteho rero niyo mpamvu yampamagaye abimbaza gusora kandi narumvise ko uyu mwaka ariyo matariki ya nyuma yo kuzasora nawe
kugera ku itariki 31 z'ukwa gatatu. Amatariki yagiye burya. Ibintu bikaze. Ntabwo bwiramaye rwose agera vuba utazatuma ubutaka babutwara. Umuntu utazishyura imisoro leta izamutwarira ubutaka. Nta makuru twari dubifiteho, nta makuru pe kuko n'ejo bundi rwose wenda hashizemo iminsi ariko nta makuru twari dubifiteho. Dore nk'ubu ngubu turi ku itariki ya 14. Yego. Kandi ku itariki 31 ariko bazafunga. Nta makuru ahubwo nyine wambwira kujya mufasha kuko arabikeneye. Urabona azagenda mu murenge. Nagera mu murenge haba harimo abakozi bazamufasha abakozi ba Rwanda Revenue. Yego ndabyumva. Bazamufasha rwose abashe kwishyura imisoro neza ariko natinda. Leta izahita itwara ubutaka. Neza. Kubera ko ntabwo barabwiyandikisha ngo umenyeshe. Kuki koko rwose njye nta makuru nafite ariko ibintu byo gusora ubutaka ntabwo byahozeho. Uretse ni ngombwa. Gusora ubutaka byahozeho. Ariko ejo bundi bavugurura irindi tegeko rishyashya rigenga kuvuga ubutaka guhera kuri nimero ya 55/2008 ku itariki ya 7 z'ukwa 9/2018 nibwo iryo tegeko ryagiye. Nkubeshye nta makuru nari mfite. Mujye mukurikira neza ibintu by'imisoro yanyu kugira ngo mujye mubasha kwishyura neza. Naho ubundi niba urakoze. Nta makuru nari mfite pe. Nta makuru nari mfite ko nari nzi ko ari ibintu waguze ubutaka biraho nyine ari ibyawe. Ni ingirakamaro. Urakoze. None se nk'ibihano nk'umuntu utari yishyuye buriya hari icyo wamutwara? Ibihano muzahabwa iyo utishyura ibintu by'imisoro y'ubutaka. Leta ntabwo imenya ko ubutaka ari ubwawe rero tubwishyura. Ariko nageze kubyumvaho nuko ntabihaye agaciro. Nawe mujye mukomeza neza mukurikirane neza. Nageze kubyumvaho sinabiha agaciro. Ariko urakoze pe urakoze. Niba wifuza amakuru arambuye uzagenda ku murenge wanyu haba hari abakozi ba Rwanda Revenue babasha kubasobanurira neza. Cyangwa se ugakoresha telefone ndabona uramaguze na cash ubona. Ibintu bimeze neza muri ino minsi. None uzagenda kwa Rwanda Revenue uzasanga ibisobanuro byinshi urakoze kubw'amakuru mpaye ngo ndasobanukiwe. Ukuri kandi akazi keza urakoze. Urakoze pe. Agafagitire se mumpa akuma kapfuye ariko ejo tukazaba kafunze rwose muri hanga nta fagitire umaye si bifunze ibintu byacu birafunze rwose burya namenye ko umuntu bahaye fagitire bafite amahirwe yo gutsindira impano zitandukanye kuko natsindira impano ariko none akabazo kabaye none ubundi imashini yakora ubwo se urumva byakunda ukabihangane gatoya dore ibintu byose birafunze ikibazo se nuko twizera ntabwo gatari utarizera nanjye ndabibona ariko se ayo mahirwe ngewe ko numva nanjye ndashaka kuba mu banyamahirwe bazatsindira izo mpano urumva ntahombye nyine ihangane ni none gusa bibaye ariko ubundi ubutaha uzasanga iri tayari imashini rwose karibu kiriya mwiriwe neza nanjye naje gusaba inyemezabwishyu kubera urabizi se icyuma cyarapfuye ariko ndimo ndateganya kuzajya kugikoresha icyuma cyarapfuye ariko turimo turateganya kujya kugikoresha icyuma uragifite ntabwo wabibwiye numva nta muntu twabibwiye ariko turimo turateganya kujya kugikoresha bivuze ngo ntabwo usora nta oya turasora rwose cyerekana ko usora fagitire fagitire se rwose ubu ngubu dusanzwe tutari tayari ariko ejo mwasanga twabaye tayari neza umuturage w'umunyarwanda aba azi neza ko agomba gusora noneho ucuruza agomba gusora icyo gihe muri kandi iyo ngiyo uciruka amande agomba gusora kuko niho hantu werekana umusanzu w'igihugu nanjye nibyo namubwiraga nasabaga nyine agafagitire nanjye niho mbonera nyine umusanzu wo guhaha igihugu cyanjye birumvikana ariko rwose mubabariye ejo muri kandi iyo ngiyo uciruka amande kandi uhereye umunsi ugomba rwose mutubabarire ibya none ariko ejo ho muje mwasanga ibintu twabyo ubwo ngubwo uracibwa amande y'ibihumbi 500
kandi ubwo ngubwo usabwa kwishyura igihe kitarenze tariki 15 z'uku kwezi. sawa reka njyewe ngende ndabona sinzi kagende nyine ubwo ngo nawe bagufatira ibihano bikwiriye. oya no kuri mutubabarira ibya none Ntabwo icyuma cyari gihari ariko itegeko rivuga yuko buri mucuruzi wese agomba gutangira bizinesi ari uko yerekana icyo asoreraho, agomba asora. birumvikana pe ariko mutubabarira ibya none ejo bizaba byakemutse ejo nzabyirukamo mutubabarira ibya none rwose. Ubwo ugomba kwishyura amande bidasubirwaho. wowe nukura amande mutubabarira amande rwose. Amande kandi ku itariki zitarenze 10 z'uku kwezi ugomba kuba werekanye yuko wakiriyarinze ibintu by'imisoro. mutubabarire rwose. Kandi abantu nkamwe muri iki gihugu byanyu bigomba gusubirwamo. Ereka birumvikana twabawe bana yanjye ayo mazi nzayakura reka nshaka uburyo njya kwishyura kandi bambwira nkanga kumva. muri iki gihugu hari abantu benshi bameze nkanya ariko none numva nanye no gukorera kuri ntabwo nzongera gukora nakoresheje inyemezabwishyu rwose. ibi ni nabyaye amande sinayabona rwose. Mwiriwe. Karibu kiriya. Ntabwo ndi umukiriya. Ngenda umukozi mvuye ku murenge. Nkaba nshaka ibijyanye nyine n'umusoro maze utakuva mu kwezi kwa 9 kugeza mu kwezi kwa 2 tugeze ubu ngubu. Umusoro? Umusoro. Umusoro ugenda utanu. Ntabwo dusaba abasora nabo mu mujyi. Oya ruvango mbere ko utase nabizo ukora icyo itamenyekanisha nyene y'ubucuruzi. Reka ibyo ni by'abanyamujyi twese cy'imisoro. Bivuze ngo ntabwo natanga umusoro. Reka. Nari wize ujya ku murenge ngo umenyekanishe ubucuruzi bwawe. Reka da maze umwaka ncuruza nta uramfata ngo umusoro. Nasi urumva nta kibazo ufite ubutwawe. Ikibazo byo ni by'abanyamujyi. Bari tugiye gufungira. Tugiye gufungira kuko mbere yuko utangira urabanza ukajya ku murenge bakora icyo bita imenyekanisha. By'ababyeyi rwose mutabaza. Oya nuvuga ngo ni itegeko rimeze ahubwo sohoka. Kuko ubu ngutira guca amande menshi. Oya rwose mwihanga. Kuko nuvuga mbere rwose kuko hano mu Rwanda umucuruzi wese mbere katangira umushinga cyangwa atangira ubucuruzi kandi akajya ku murenge bakabanza akamushyira muri database nawe akayatanga umusoro kuzi ko umusoro wubaka igihugu. Urumva ko ibyo ni ikosa wakoze barabitira hagati mu ryinyo n'iki byose kandi ndabizi neza wari ubizi. Gusa urvuga ngo imyaka umaze ucuruza ko nta muntu ugize kubwira cyangwa se abacuruzi bumvaga babayeho gutyo gusa. Abantu nkamwe nimwe dushaka ko igihugu kigomba guca burundu kuko mwebwe umusi ibyo twubaka. Ntabwo ari byo. Rero urengeye kugiye gufungira rwose. Rwose muteye havase. Nirijyeho n'abandi barebereho iri tangazo rizamanuka bakemuye ibibazo byose. Rijya aha ngaha buri wese ageze arisoma.